Ekipe ya Arsenal ni imwe mu makipe akeneye kuza kuba yiyubaka mu buryo butangaje cyangwa se mu buryo bukomeye cyane, cyane cyane mu gice cy'imbere, bityo rero biri gutuma uwitwa Andrea Berta ndetse na Mikel Arteta bagira akazi kenshi cyane ko baticaye bataryamye, barimo barebera hamwe uko baza kuba bakomeza ubusatirizi bw'ino ekipe. Amazina atandukanye arimo nka Bradley Barcola, Morgan Rogers ndetse na Igor Thiago wongeye mu bari kuvugwa uyu munsi, bose ni abasore ino ekipe ya Arsenal yifuza kuba yakongeramo. Reka turebere hamwe diri zabo uko zihagaze n'aho zigeze, turebe se izikunda cyangwa se zishobora kuza kuba zaba vuba ni izihe muri izo ngizo. Reka nshimire cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe hano kuri Gaming Sport Hub, n'abatarayikanda ariko mbabwira ngo nyamuneka iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo mukande subscribe, ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi umunsi ku wundi. Tudatinze reka twinjirire muri no ekipe ya Arsenal, duhere kuri no nkuru y'umuvandimwe bita Morgan Rogers. Morgan Rogers murabizi neza ko ari umwe mu bakinnyi ekipe ya Arsenal yifuje kuba yasinyisha kuva na mbere, amakuru ajya hanze amara igihe kirekire bivugwa, ekipe ya Arsenal, Manchester United, Chelsea, Man City n'izindi zigenda zimuhanganira. Gusa nyuma y'igihe nibwo twaje kugenda twumva andi makuru cyangwa se hasohotse amakuru yatubwiraga yuko ekipe ya Arsenal yaba ariyo ifite amahirwe menshi yo kuza kuba yegukana no mukinnyi, cyane ko uyu mukinnyi nawe Morgan Rogers ubwe yifuzaga cyangwa se yifuza kuba yajoininga ekipe ya Arsenal, cyane ko ngo abona projet yiwe cyangwa se projet yiwe yayikunze kuruta izindi projet zose baba baramweretse. Ariko ubundi transfer ni kimwe mu bintu bigira process kandi zose ziba zigomba gukurikizwa. Process ya mbere kugira ngo transfer ibeho habanza icyo twita interest in player, kumwe nyine ekipe ivuga ngo cyangwa se kumwe hasohoka amakuru avuga ngo ekipe iyi ni irifuza uwo mukinnyi. Ibyo rero nibyo byabaye icyo gihe, abatubwira yuko ekipe ya Arsenal, Mikel Arteta, Andrea Berta bose bashimishijwe kandi bishimira akazi gakorwa n'uno Morgan Rogers w'imyaka 23, ndetse icyo gihe basohotse banavuga yuko bifuza kuba bamusinyisha. Gusa hari n'andi ma ekipe menshi yahise agendera cyangwa se agurukira kuri iyo deal. Ikindi kintu cya kabiri kiba mu isoko rya transfer cyangwa se kugira ngo transfer ikorwe ni ukumenyesha noneho nyiri umukinnyi ibyo kuba wifuza umukinnyi wiwe, aribwo nyine ukora ibishoboka byose kugira ngo abimenye, byanyura mu itangazamakuru, wamuhamagara we ku giti cyawe, icyo nicyo twita contact. Ariko icyo gihe contact za mbere ntago ziba ari iziri official zijya kuganira ngo barebere ngo imishahara, barebe ngo tuzamugura miliyoni izi n'izi, ni zimwe zo kumenyesha nyiri umukinnyi ko umukinnyi wiwe imwifuza. Ikindi kintu cya gatatu gikurikiraho noneho ni icyo twita sales green light, cyangwa se uburenganzira cyangwa se tubyite ngo ni nka sinyari cyangwa se ikimenyetso uhabwa na nyiri umukinnyi, ya ekipe nyine yari ifite umukinnyi wifuza, ikakwemerera kuba mwajya mu biganiro byo ko nayo iri buze kuba yamugurisha cyangwa se yamurekura ngo agende. Ko murabizi neza hari igihe nyine ekipe yifuza umukinnyi ariko ekipe isanga uwo mukinnyi ikaba itifuza kumurekura. Rero icyabaye uyu munsi cyangwa se update yasohotse ku nkuru ya Morgan Rogers nuko noneho kera kabaye ekipe ya Aston Villa yavuye mu byo kuvuga ngo amafaranga ya ntaya, yemereye Arsenal n'andi ma ekipe yose yifuza Morgan Rogers noneho ko bajya mu biganiro. Ubundi iyo hatari hazaho kino kintu cyitwa ngo ni sales green light, icyo gihe haba hari option imwe yonyine ishoboka yo kwa updating icyo twita release clause. So Aston Villa rero yamaze kuba yemera ibiganiro kuri uno musore wayo Morgan Rogers, ndetse amakuru none akatubwira ko ekipe ya Arsenal yiteguye cyangwa se irimo irategura kohereza bid ya mbere muri ekipe ya Aston Villa. Bid ishobora koherezwa bitarenze kwa gatatu wa kiriya cyumweru tugiye gutangira. Bakaba rero amakuru arimo atangazwa na Football London atubwira ko ishobora kohereza bid hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 80 kugira ngo abarizo batangira baganirireho n'ino ekipe ya Aston Villa. No gutegereza tukareba kuko nyine ni deal gifite urugendo rurerure rwo kugira ngo ibe yaba, ariko nanone aho bigeze ubu magingaya ekipe ya Arsenal iri mu murongo mwiza noneho kuba yakwifuza uyu Morgan Rogers, kubera yuko na Aston Villa ubwayo yemeye ibiganiro cyangwa se yemereye amakipe ushaka Rogers kumugura. Bigisigaye ni ukwibaza ngo no gutegereza tukareba uko ibiganiro bizagenda hagati ya Arsenal ndetse na Morgan Rogers. Icyo nicyo wamenye kuri ino nkuru y'uwitwa Morgan Rogers. Andi makuru arimo asohoka afite ahure na ekipe ya Arsenal ni inkuru yabanje gutangazwa na Team Talk, itubwira yuko ari ibyatangajwe na Fabrizio Romano. Nyuma kuri YouTube channel ya Fabrizio Romano aza kuba bigarukaho nawe agaruka kuri ino nkuru y'uwitwa Igor Thiago.
rutahizamu w'ikipe ya Brentford na ikipe y'igihugu ya Brazil bari no kumwe mu gikombe cy'isi. Ni umwe muri ba rutahizamu bagiye sezi nziza cyane ko yaje no kubatsinda ibitego 22 muri Premier League, nubwo bwose hari harimo penalty zigera mu 8. Icyo gihe rero uwitwa Igor Thiago nyuma yo gutsinda ibyo bitego yahise nyine yawe akurura interest cyangwa se amakipe menshi akomeye ku mugabane w'i Burayi yatangiye kwifuza kuba yamusinyisha. Icyo gihe murabyibuka ko habanje ikipe ya Chelsea na Xabi Alonso, ni nk'inkuru igiye kumara ukwezi. Icyo gihe ekipe ya Brentford byavugwaga yuko irimo irasaba miliyoni zishobora kuba hagati ya 70 na 90. Gusa nanone ekipe ya Chelsea nyuma y'uko yari imaze gukonfirma ko itazarekura uyu Joao Pedro wabo, ndetse bari bamaze no koherezwa Nicolas Jackson, banatekereza ko bagumana umwe hagati ya Jackson na Liam Delap, byaje kugaragara ko batifuza ko bagura undi rutahizamu, baza kwita bava kuri no deal y'uyu muvandimwe wita Igor Thiago. Ariko noneho ubu aho ibintu bigeze, amakuru arimo agenda atugeraho arimo aratubwira ko ekipe ya Manchester United ndetse na ekipe ya Arsenal arizo ekipe ebyiri zirimo zifuza bikomeye cyane no muvandimwe bita Igor Thiago. Arsenal igiye kuri uno musore witwa Igor Thiago ni nyuma y'uko mu minsi itambutse yari hasohotse inkuru ivuga y'uko Arsenal na Atletico zaba zumvikanye kugurana uno mukinnyi, igatanga Victor Gyökeres muri ekipe ya Atletico Madrid. Atletico Madrid nayo ikaba yayiha Julian Alvarez, Arsenal noneho ikaba yakongeraho miliyoni 50. Gusa abarimo Fabrizio Romano ndetse na David Austin baje batubwira yuko iyo nkuru nibyo, ibyo biganiro byari byabayeho ndetse ibyo bari banabibaporopoje, ariko Atletico Madrid yanga kwita ibyemera, cyangwa Atletico ntiyabyemera kubera yuko umukinnyi ubwe ku giti cyigo Julian Alvarez arifuza kujya muri ekipe ya Barcelona. Ikindi muribuka yuko Real Madrid yigeze gutanga bid ya miliyoni 100 muri Atletico Madrid, 150 sorry, ndetse Atletico Madrid murabizi neza yuko ari nazo yari yabanje kuvuga ko irimo irasaba. Real Madrid rero yatanga iyo bid, Atletico ikahita izanga cyane ko na bakeya nyine, ni ibintu bizwi, ntago buri kenshi wabona ekipe ya Real Madrid na Atletico zakoranye business y'ubucuruzi, ahubwo irarenga Atletico ikabajyana kwa Barcelona. Rero icyo gihe amakuru yaje kuhita ajyanze, natubwiraga yuko deal y'umuntu witwa Julian Alvarez kuba yaza mu Bwongereza ari ibintu bigoranye cyane cyane ko ubwe ku giti cye arifuza ko yajya muri ekipe ya Barcelona. Kandi nanone Atletico Madrid yareba ikavuga ngo ntago twajya kugura Victor Gyökeres ngo tumugure miliyoni 100 tumukura muri ekipe ya Arsenal, cyane ko ari umukinnyi w'imyaka yagiye hejuru 28 ubu yarimo arinjiramo. Arsenal yamusinyishije kuri miliyoni 67. Atletico Madrid ikavuga ngo rero ntago deal turi buze kwiyemera kubera yuko bigiye ari n'ibintu bigiye kuba ngombwa ko dufata uyu nguyu Victor Gyökeres, ntago twamufatira miliyoni 100. Mu gihe rero twaba dutanze Alvarez turimo tugere kwa miliyoni 150, tugafata Victor Gyökeres badukomye miliyoni 50, byaba bisobanuye ko twihendesheje kuri Gyökeres tumuguza amafaranga menshi. Aho rero no hayisaziramo inkuru, cyase aho no hazamukiye inkuru yo witwa Igor Thiago, cyane ko Mikel Arteta we ku giti cyiwe arifuza rutahizamu wa gatatu agomba kuba afite hariya Emirates. Kandi murabizi neza ko witwa Gabriel Jesus ari umukandida mwiza wo kuza kwasohoka muri ekipe ya Arsenal, cyangwa se afite amahirwe menshi yo gusohoka muri Arsenal. Arteta akavuga ngo nimba bitari bukunde ko baduhereza, cyangwa se nimba bitari bukunde ko tubona Julian Alvarez, dushake undi rutahizamu ushobora kuza agatsinda ibitego 10, dushyira kuri Victor Gyökeres watsinda 14, dufite na Kai Havertz nawe watsinda ibindi nk'ibyo byibura dufite ba rutahizamu 3 bafite ubushobozi bwo kuduha ibitego 30 na bingahe cyangwa se 40. Naho rero inkuru y'uwitwa Igor Thiago irimo iraziramo, baravuga ngo mu gihe cyose tutari buze kubona Julian Alvarez, Igor Thiago araza kuba option yacu ya kabiri. Ni ugutegereza tukareba, cyane ko kugeza ubu ngubu amakuru arimo aremeza ko ekipe ya Brentford nta kintu iravuga kuri zino nkuru, na yaba Manchester United yaba Arsenal nta kintu kimwe yari yazibwira ku bijyanye n'uno musore wabo n'amafaranga baba bamwifuzamo. Amakuru agakomeza atubwira yuko rero ari imwe mu nkuru zigiye kuza, cyangwa se ari umwe mu bakinnyi bashobora kuza guhenda bitewe n'ama ekipe arimo amwifuza nyine n'amazina yayo, kubera yuko na Arsenal ni Manchester United, ekipe zombi zigomba gukina Champions League, imwe yatwaye shampiyona indi yabaye ya gatatu.
Igor Thiago nawe araza kugira igihe cyiwe cyo guhitamo, ariko icyo waba umenye ni uko iyi ni inkuru iri confirmed cyangwa se ni inkuru yizewe yuko ekipe ya Arsenal yamaze kuba yinjira mu rugamba rwo guhangana na Manchester United. Ikindi kintu wamenya mbere ko dusoza kuri ino ekipe ya Arsenal, amakuru arimo aremeza yuko hongeye hakaza ikintu gisa nko kutumvikana hagati ya Arteta ndetse na Andrea Berta ku kijyanye n'umukinnyi mwiza cyangwa se ku mukinnyi ino ekipe ya Arsenal igomba kuba yagura. Murabyibuka ko sezishize ubwo bajyaga kugura rutahizamu, Mikel Arteta we yapreferaga yuko bagura Benjamin Sesko, rutahizamu ukiri mutoya ufitanga icyizere kandi bashobora no kuzaba bakongera bakagurisha, agahitamo ko bajya kugura rutahizamu mukuru umaze kugaragaza cyangwa se wiprovinze bwe ko ibyo bitego yabitsinda. Ni nuko bimeze rero ku kijyanye n'undi mu winga w'ibumoso. Ekipe ya Arsenal byaravuzwe ko yifuza abawinga, ndetse hari n'amakuru yagiye avuga yuko bifuza kuba basohora abo bafite. Leandro Trossard ekipe ya Bournemouth na Besiktas nizo zagaragaje ko zimwifuza. Martinelli ekipe ya Bayern Munich, ekipe ya Newcastle ndetse n'izindi nazo byagiye bivugwa, nubwo nta nimwe muri izo yari yatera intambwe ngo ijye kwa Arsenal bajye kuganira ku by'uwo mukinnyi. Ariko noneho ikibazo gisigaye ari byo Football Rwanda irimo itubwira, Andrea Berta na Mikel Arteta ntibarimo barumvikana ku mukinnyi uboneye cyangwa se ko bakwiye kuba bazana hagati ya Bardre Barcola na Christos Stories. Mikel Arteta we biravugwa yuko kuri we yifuza cyane cyangwa se aprefera Bardre Barcola wa Paris Saint-Germain. Andrea Berta ku giti cye akavuga yuko cyangwa se amakuru akatubwira yuko Berta ku giti cye arimo yifuza Christos Stories. Arangiza akavuga ngo nimba tugiye kuza kugura Morgan Rogers wa miliyoni 100 cyangwa se igihe cyose twaza kuba twaguze Morgan Rogers wa miliyoni 100, ni iki kiri butume twongera gusubira ku isoko kugura undi mukinnyi Barcola wa miliyoni 80? Akavuga ngo ntago watunga umukinnyi wa miliyoni 100 ngo utunge n'umusimbura we wa miliyoni 80 kandi bose na salary iri buzamuke. Agaprefera yuko baza gushaka uburyo bibikaho Morgan Rogers bakahita banasinyisha Christos Stories uri buze kugura amafaranga make miliyoni 40. Akavuga ko igihe cyonyine bagakwiye kuba bashaka Barcola ari igihe baba batabonye Morgan Rogers. Ariko none akama undi option ya kabiri ivuga ngo cyangwa se nimba urimo urabona Morgan Rogers nk'umukinnyi wakoresha nka nimero 10, ubwo ngo ni amakuru arimo arabwira Mikel Arteta, reka tusinyishe Morgan Rogers tugurishe Martin Odegaard tubone kujya kugura Barcola. Byibura tuvuge ngo amafaranga bari buduhe muri Odegaard niyo turi bwongereho make tukazana Barcola, noneho tugumane umwe hagati ya Trossard na Martinelli. Akavuga ngo nimba tugurishije Odegaard wenda bakaduha miliyoni 60 tukahita tugura Barcola miliyoni 80, biraza kuba bisobanuye yuko Morgan Rogers ari bujye guhangana na Ebreches ku 10, tugure Barcola ajye ku ruhande, tugumane Trossard cyangwa se Martinelli umwe muri bo ajya musimbura, cyangwa se dusinyishe Morgan Rogers nk'umukinnyi wo ku ruhande tuhagumishe uyu Martin Odegaard hagume nka nimero 10 n'ubundi tujye kuzana Christos Stories nk'umusimbura wa Barcola, tugurisha abo dusanganywe, ubwo ni Martinelli na n'uyu Leandro Trossard. Izo rero ni zimwe mu nkuru zirimo zigenda avuga muri ekipe ya Arsenal. Ikindi kintu wamenya ariko nanone nuko iyi ekipe ya Arsenal yiteguye cyangwa se irimo iteganya uburyo bwo kuba yakohereza bidiyo ya mbere muri ekipe ya Lille kuri no musore bita Ayub Wadi, no musore urimo wifuzwa cyane nanone na ekipe ya Liverpool nayo ndetse na ekipe ya Manchester United. Biravugwa yuko kwitwa Michael Carrick yabatangiye kumusaba, ni mu gihe cyose ngo babona uwitwa Mateus Fernandes ekipe ya West Ham yagumya kugorana. No gutegereza tukareba rero. Ikindi wamenya nuko Fabrizio Romano arimo aratubwira yuko bitarenze ku wa kabiri, ku munsi wo ku wa kabiri ubwo n'umusibejo, ekipe ya Arsenal ibuze kuba yohereje bid ya kabiri kuri no musore wa Leicester City bita Jeremy Monga. No gutegereza tukareba ikindi kintu cyose gishya kiri buze kuzamuka kuri no ekipe ya Arsenal. Kankubitse gukanda subscribe nimba utari wayikanda, ujye no muri comment ugitekerezo cyawe, ariko nyamuneka nuzajya ureba video ujye wibuka gukanda like kugira ngo udufashe cyangwa se unayongere imbaraga zo kugira ngo YouTube igumye iyereke n'abandi. Kambashimire cyane mwebwe mwese twabanye, mbabwire ngo Gaming Sport Hub iri hano ku bwanyu, dusubire mu